Kera cyane mu mujyi utuje hari hatuye umusore muto witwaga Gotamu. Gotamu yari umwana ugerageza, ntiyari umuhanga cyane ariko ntiyari n'umuswa mu ishuri. Yari afite inzozi zo kuzaba umuntu wahiriwe n'ubuzima, gusa yari afite ikibazo kimwe yarwanaga nacyo: nta kinyabupfura yagiraga. Yahoraga yegeza ibikorwa by'ahazaza bimwe ntabiha agaciro, cyane cyane udukorwa duto cyane, ndetse no gukurikiza gahunda yihaye byaramunaniraga. Yapangaga ibikorwa bihambaye ariko ntabikore, byaba ari ukwiga, gukora siporo cyangwa kwiyungura ubumenyi bushya. Yahoraga avuga ngo nzaba mbikora ejo, gusa iyo ejo ntabwo yakurikizwaga. Ababyeyi be n'abarezi be bahoraga bamugira inama yo kugira ikinyabupfura, gusa ntacyo byamuhinduragaho. Ntabwo yajyaga agerageza gushyiraho uruhare rwe. Umunsi umwe Gotamu yahuye n'umuprofeseri witwaga Arne, wari ushaje, wari wubashywe cyane mu mujyi wose kubera ubwenge yagiraga. Abonye ingorane Gotamu ahura nazo, Arne yaramwegereye aramubwira ati, Gotamu, waba uzi ibanga ryo kubaho ubuzima bugera ku ntego? Gotamu yajunguje umutwe arakaye cyane. Umuprofeseri yakomeje amubwira ati, intsinzi ntizanwa n'igikorwa kimwe kinini, izanwa n'udukorwa duto duto twa buri munsi. Reka nkubwire inkuru ntoya. Umuhinzi yateye imbuto y'igiti mu murima we, yarayuhiye buri munsi anayitaho cyane. Gusa nyuma y'umwaka nta cyabaye. Imyaka 2 yarashize, nabwo nta kimenyetso cyo gukura cyagaragaraga. Ibindi bihingwa byari byarakuze ari na birebire cyane binakomeye, gusa icyo giti cyo cyari kitarakura. Abantu benshi baramukwenaga bamubwira ko agomba kurekera guta umwanya we, gusa umuhinzi we yari afite icyizere ko icyo giti cye kizakura, akomeza kucyitaho. Mu mwaka wa 5 ikintu gitangaje cyakibayeho. Icyo giti cyarakuze cyane kiba kirekire. Uwo muhinzi yarishimye maze aravuga ati, igiti ntabwo cyatindiye ubusa mu butaka, cyari kirimo kubaka imizi ikomeye cyane kugira ngo izagifashe kuba hazaza igihe kizaba ari kirekire kinakomeye. Intsinzi mu buzima ni kimeze. Udukorwa duto duto twa buri munsi nitwo tutagaragarira abantu nk'utudafite agaciro, nitwo twubaka umusingi wo kuzagera ku bikomeye hazaza. Mu gihe Gotamu yumvaga iyi nkuru, yari arimo gutekereza cyane. Yavumbuye ko yamaze igihe kinini aha agaciro ibikorwa binini, ariko ibito ntabiha agaciro, nyamara byari kuba byaramugejeje ku ntsinzi. Niko kubaza uwo muprofeseri ati, niyihe mico mito nakwiga kugira? Profeseri yaramusekeye aramubwira ati, reka nkubwire imico imwe n'imwe yaguhindura ubuzima. Icya mbere, ujye ubyuka kare. Nubyuka isaha imwe mbere iyo wari usanzwe ubyukiraho, uzajya uba wungutse amasaha 365 buri munsi. Ubwo ku mwaka nyine ni amasaha 365. Ngaho tekereza ibintu byose wakora muri icyo gihe cyose. Yemeye iyo nama akajya akoresha icyo gihe yiyungura ubumenyi bushya. Icya kabiri, gusoma buri munsi. Gusoma byibuze niyo yaba zaba paje 10 buri munsi, bivuze ko waba ushoje ibitabo 12 byose ku mwaka. Ibyo bitabo 12 rero byahindura imitekerereze yawe, bikanakungura ubwenge bwawe, bikakubakira ahazaza heza. Gotamu yatangiye kujya asoma buri munsi ibitabo. Icya gatatu, kwishyiraho intego ntoya. Niba wishyiraho intego ntoya nko kwandika amagambo 200 buri munsi, mu mwaka wose waba wanditse igitabo cyose. Gukora utuntu duto nk'utwo bikugeza ku kintu gihambaye cyane. Gotamu yatangiye kujya yishyiraho intego ntoya aho kugerageza gushyiraho intego nini imwe ikanamunanira. Icya kane, kwirinda kwegeza ibikorwa byawe ejo, nko kuvuga ngo nzaba mbikora ejo. Nujya wumva ushaka kwegeza igikorwa cyawe hazaza, ujye uhita ubara 5, 4, 3, 2, 1 uhita ugitangira uwo mwanya, nta gutekereza ibindi. Ako kantu kazajya kagufasha kwinjira mu gikorwa. Gotamu yakoresheje iri banga, aza kubona ko bimufasha kugera ku bikorwa bye vuba vuba kandi akabirangiza vuba. Icya gatanu, gukora imyitozo ngororamubiri buri munsi, byibuze iminota 10. Gotamu yatangiye kujya akora imyitozo ngororamubiri, yumva amerewe neza mu mubiri kandi agira n'imbaraga. Icya gatandatu, kugabanya igihe umara ukoresha ibyuma by'ikoranabuhanga nka telefone. Igihe cyose urimo gukoresha telefone yawe, jya wibaza uti, ese ibi biramfasha kugera ku ntego zanjye cyangwa bintera umwanya gusa? Gotamu yavumbuye ko yamaraga igihe kinini akoresha telefone. Yatangiye kujya akoresha igihe cye kinini mu bikorwa bifite inyungu. Mu mezi yakurikiyeho, Gotamu yakurikije izi nama. Mu ntangiriro impinduka ntabwo zagaragaraga neza, gusa igihe cyagiye gihe ikindi yabonye impinduka nyinshi. Yatangiye kujyaho umwanya ibikorwa byose, ndetse no mu masomo ye atangira gutsinda neza, ndetse n'icyizere cye cyari cyarazamutse. Mu mpera z'umwaka, Gotamu yari yarabaye umwana ufite ikinyabupfura kandi wita kuri buri kimwe gifite akamaro. Ntabwo yari akita ku bikorwa bikomeye cyane, ahubwo yitaga no ku bito bito.
Mu myaka y'ubuzima bwe yakurikiyeho, Gotham yabaye rwiyemezamirimo uzwi kandi ukomeye cyane. Abantu bamubazaga ibanga ryo kugera ku ntsinzi ye, yarabamwenyuriraga akababwira ati udukorwa duto duto abantu badakunze guha agaciro nitwo tubyara intsinzi. Intsinzi ntabwo izanwa n'amahirwe cyangwa impano gusa. Niba ushaka kugera ku ntsinzi, ntugategereze amahirwe ahambaye ngo azakuzire. Tangira n'udukorwa duto duto ushoboye. Nka cya giti twavuze mbere, imbaraga zawe zishobora kudatanga umusaruro w'ako kanya. Gusa binyuze mu kwihangana no gutegereza, uzagera ku ntego zawe mu buryo burenze uko ubyumva. Uratangirana n'uwuhe muco mu byo twavuze? Mbashimiye ko twabanye. Kanda subscribe, ukore comment, like na share niba utarabikora. Tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.